urusengero pasiteri yatuzaniye uyu munsi se harya ngo dore sikari twageze i Burayi uyu munsi ntituri bujye mu mwuka gusa turajya no mu muyaga Yesu kanurire dutangire no ko mbona abandi bataraza ahangaha rwose kabisa amatora ari butangwe tuzajya mu ijoro kabisa urusengero rurateguye ndabona hasukuye wahorana imeze neza ewana nari nkumbuye urusengero ewana umve nari nkumbuye urusengero uzi kubona abamarayika baza badukora baduha impapuro ngo twaje none ariko runo rusengero ngiye rwanyemeje mberuka dusengera muri rwa rusengero rwa kadasiteri none umugezi wararuto ntuzi nkihagera ari gusukura urusengero intebe zambwiye ngo narinzi ko mwagiye mu ijoro nabonye ariho n'ibizimu by'amanuza yimbwa ariko bizaza buriya nabonye nubwo twasengera hano muri jaride nta kibazo ariko nabonye warabyibushye bajya basiga bakugaburira ucuramye urabona ukuntu umutwe wanganye ewana nkukwereka se neza umutwe warabyibushye kabisa buriya guma mu rugo buriba yarankozeho ariko ngo lockdown yagiye kuba ngo waranguye ibibwana bitera amagi ibibwana bitera amagi nawe warabyumvishe se Imana yakoze ibitangaza buriya buriya abamarayika baravuze ati amagi 14 ku munsi kabisa ibibwana ewana bifite hariya biruzuye ako se Diako kumbona pasiteri yatinze bimeze bite ese wamugana atinze mu bintu by'ububuga bw'ibipfizi kamuhamagara ndebe muhamagara urebe muhamagara ndebe amateraniro kabisa umuntu abagize gutya abayakumbuye ariho pasiteri twahageze twategereje turabona watinze bimeze bite ugeze kuri ya butike sawa reka tubitegerezeho gatoya ndumva wahageze sawa turadutegereje kabisa mwari ni nziza rwose yadusubije ku rusengero ubu nkaba nkanjye pasiteri Yesu nongeye ngiye kubwiriza ariko man uhabwa icyubahiro reka ngende ndeba barokore mfite mbabwire baha Imana icyubahiro nari mfite ipantaro imwe ariko mana kubera ko uri imfura ntiwigeze untungura naguze indi ariko nubwo ufite akaguru kamwe pasiteri karibu rwose pasiteri yaje rwose kabisa Diako ndabona kinzi what happened utagiye wifatira igisheke ntago njyamo fata akaboko fata ngwino pasiteri kabisa muri abo bakozi b'Imana yego pasiteri no ipantaro yawe sizi nimba itarimo corona ariko yambaye neza pasiteri wambaye neza nambaye neza uri mu mwuka ndi mu mwuka mena asuburiye kubera tudaheruka no gusenga buriya twafata umunota umwe tukagira kabisa umunota umwe wabaye intebe baziteye neza ko mwicaye imbere se intebe se pasiteri mwigire inyuma mba nayibagiwe kandi mumenye ko mugomba gukora distance amen mukozi w'Imana amen pasiteri alleluya abakozi b'Imana alleluya amen ati kuba twongeye guhurira mu rusengero rw'Imana Imana ishimwe cyane Yesu rwose Imana ishimwe kabisa bakozi b'Imana mwongere mwiyicarire yego pasiteri nanjye reka bigombwa kwicara erega pasiteri rega natwe ntabwo waturenganya nta magini aba turimo ntabwo tuba duherutse gusenga Jesus is Lord mujye muyakubita imbaraga ariko pasiteri nawe ndabona ufite amagini menshi kuturusha uretse ko mbona wazanye igisheke mu rusengero Imana yagutumye ngo tuzanire ku gisheke
reka ntabwo yantumye ngo mbazanire ku gisheke ariko abana baragikunda uye nacyo nanga kugisiga ako pastor amadayimoni aracyakurimo tugiye pano yabaye iki Yesu mukristo muvandimwe nshuti hambere haherutse kuza ikintu bita amadayimoni araza neza turarebana turarwana urwana n'amadayimoni pastor nyine kubera ko bavuga ngo turashaka gukubita imbaraga za pasita hasi ubwo nari mfitiye Bibiliya ndavuga ati turarwana nakoreshaga akaboko kamwe kandi gafite Bibiliya mvuga ati haleluya ndakubita Jehova shalom noneho ngiye kubona mbona noneho haje rya rindi rya nyuma nari kubita umugeri Yesu ipantaro bita bijyana nuko byagenze pastor ndavuga atareke imbaraga zirakora z'Uwiteka ifite amenyo komo n'amadayimoni wajya yakuze iryinyo umva hari amadayimoni pastor ngenda mfashe ndangije ndikositara Yesu ndi kubita umugeri pastor ipantaro bita bijyana zikuri gukubita gutyo nkagira ngo ndi kuyabona ndayabonye nanjye yusa n'umvise nayakubita nimba hari nahari pastor nese mbona yaratumye uzana n'ifundi Yesu amadayimoni ndahagera wayakubita umugeri ugasigarana akaguru kangana nk'umwumbati ahubwo ubwo ngubwo mwebwe nuko mutabizi iyo muza kuyabona hanyuma bakacanga haleluya pastor ariko pacanga yego pastor ndabizi ko ari umuririmbyi narahogozaga cyane bien wadutereye agakorasi umuntu yaheraho kugira ngo abashe kwinjira mu ijambo ry'Uwiteka neza pastor we nyine ahantu twari dutuye rero hari amagini menshi What? rero narajyaga gutya indirimbo buri munsi uko umunsi washiraga wajyanga amashitani yari afite mukushi yajyaga gutya ngo indirimbo ikabiragiye Yesu umunsi ukaburagiye ubu nta ndirimbo nimwe nzi none agiye no kureba basi no mwikayi nari nazanditsemo jya kureba n'amakayi zara yari yamagini yeba pastor w'imbuzi ugomba kudusengera cyane mpamvu mubwira ngo iyo utari maso igihe cyose amagini aragutera buri uwo warayakubise haleluya reka twisengere reka basi turirimba karirimbo k'ikorasi basi nkatere haleluya amen nje nkunda usenga Imana yanjye yo mwijuru amen abakristo bavandimwe ibyo bintu bishya bikuye niyo mpamvu kwizigama biba byiza byakorewe muri Suzuki What? Aiwa pastor asigaye afite style ze nawajye byarahindutse ibintu byarahindutse Uwiteka dusiga amavuta erega ayadusige okay noneho reka tubwirize dutangire mu murongo Yesu pastor wayi bakristo bavandimwe rero nibagiwe Bibiliya yanjye mu Cyongereza iyi ni y'Igifaransa no Bibiliya zose ko ari izawe wadusomeye Igifaransa cyangwa ikibazo kimwe Igifaransa mushobora kuba mutacyumva pastor we wakigiye Oh shit! yakize mu kaje cyari mu gishanga reka da hari ahandi nize njya kwiga ubupasiteri aho bita muri Benedict Jesus is Lord! Benedict twagendaga n'indege ya Rwanda ikatugeza aho bita za Atlanta ikadusiga aho ngaho tukongera tugatega indi ndege tukajya Benedict cyangwa nta Gifaransa uzi pastor Igifaransa Yesu! ubwo mwebwe ntabwo mucyumva kuba utakizi utazi kukivuga ni ikibazo oya ndakivuga ahubwo mwebwe muracyumva se twagerageza ariko nyine nyumva iyo nyishyize ku gutwe gusa urebye nuko ubwo no kuvuga ngo ntago mucyumva nta nubwo mukizi ahubwo kuko tutagiye gusoma ijambo ry'Imana mutuze dusenge kabisa Ketore nyaviene Ketavrote suave Ayemite bami tangaza kitubonekera umukuraje muceceke Yesu ngiringabo pastor uvuye mu mwaka munkuye mu mwuka Esperance
isi Esperanza abadayimoni baranga bakankurikirana Yesu ubushize narayikubise amadayimoni ari hano reka tube tugenje tugwetere n'ubundi batubwiye ngo wose urwana nayo reka tutivanga mu byawe n'amadayimoni nayo nayikubita nayikubita ariko mubanze mutuze mbasobanurire maze pastor nuri kubita kandi kaguruka kagenda cyangwa nato tukabigenderamo ahubwo mwe muretse mbere ndakuramo ikote ry'abapasiteri nkwereke ndikubite noneho ndikubite no oya mugaruke mbasobanurire bakristo muze mbasobanurire aha nta n'amadayimoni ahari What? amadayimoni ahari kadata aho twaba twicaye izi nzoga se zavuye pastor Funka ahubwo mbere yo kugira ngo ngere aha ngaha hari dayimoni mpuriye naryo hariya higiriye idayimoni se kandi ry'irisinzi nanone dayimoni twahuye ryari risinzi niyo mpamvu nababwiye ngo nzakubita amadayimoni yose mpaka ashoberwa ajye mu cyoho nayo mukabari iri ngiri rero tuhuye mu kanya riravuze ngo ntabwo nshaka kugera ku rusengero turafatanamo ndavuga ati genda ajyayo kubera imbaraga z'Imana nsendagiramo icupa yo basi reka ntegererwa aho ngaho rirasigaye rwose amen toka satani toka bishye twika inshuti bakirisitu tugeze mu mwanya wo gutura dushima Imana amina Diakon agaseke wakazanye se agaseke cyemba nakagendanye dore ngakarwo Jesus is Lord nakagenda made in Rwanda ngaho ndebera Diakon mfite kwera barakubaza agaseke ukazana umufuka w'ipantara oya kana agaseke made in Rwanda ahubwo mureke mbabwire ubuze umuntu atuye imodoka yajya ubu ngubu nk'umuntu aje gutura imodoka yayishyiramo ikajyamo cyangwa ndafungura PS What? umuryango wacu turabakanishi wayifungura ipine ikajyamo oya nubundi kubera ko ngiye ku gisafari reka muturire hano ubwira abakristo baturire hano amen ubundi ngiye ku gisafari mujye muture Imana ibone ko mwatuye dutangire gutanga amaturo rero kambanze niyo mpamvu nkomeza kutuye senkani mu Diakoni Yesu amafaranga utura mu gaseke k'Imana niyo uzajya mu ijuru nutura 50 urabona 50 azaguhaza mu ijuru pastor dutura mu gikapu akajya hari What? nyifatanyije n'Imana tura ibyo uzajya mu ijuru kiremo nerejana atazanarinyiba ayo ngayo niyo uzakoresha ugeze mu ijuru pastor ko kano niko mfite na telefone hano hakunze kuba accident nyinshi shaka kumeneka sinzayisange kandi hariya ngo haba wifi Yesu nikosora smart iyi ngiyi zaranabuze ku isoko uragenda ukayihiga ukayibura ariko uzayisanga haleluya ni nanjye uyituye bwa mbere amen haleluya rwose amen muvandimwe nshuti kudatura nakibagiye pastor muture kusa kurukweto se mba nagize ngo bararunyiba no akambaye ibyo bikweto bya humura na covid iri mariko wayashyize mu rukweto bajura babaye benshi ako pastor niyo narisigaranye yonyine ubuze ndatungwa niki amafaranga utura y'Imana niyo azagutunga mu ijoro ariko se 50 ushyizemo nayo kuzavomesha ugezayo Yesu oya niko se mu rugo mu Kristo muvandimwe urabona se nkana azaguhaza mu ijoro ese nabigenza gute pastor oya kuramo niyo shatu uyiture What? pastor nose ko mbona utuntu twangiye kutumaraho kwe baravuga muri Bibiliya ngo n'udafite azanyarwa n'utwo yari afite Jesus is iryo Lord jambo mbwiye riranyubatse tura kugira ngo kanure n'umuhate nose wambwiye ngo tuzabisanga mu ijuru tura n'umwate rwose tura n'umwate
aka kazanandera pastor nguvuze ngo ikigo kazakubera aka ngaka ndavuze aka kazakubera ugeze mu ijuru Yesu ubwo numvishe nabi Kuramo ari ni- guhitanye ijyana pastor uramo n'icyo gipantara Nayo- kinini ariko Ase- kizakubera ndetse ntugasuzugure se pastor pastor kumaze utuntu twanjye twose tura imbaraga z'Imana komeze zikomeze kukuzenguruka n'izo nkweto ziture pastor ziri kunuka Yesu nuko ariko abamarayika bazazoza abamarayika we bazazoza abamarika nabo baragoye nimba bose inkweto ziri kunuka Jesus is Lord bazazoza pastor ariko do ukuntu usigaye bazazoza abamarayika bazazoza mudiyakora pastor nari nibagiwe gafukamunwa kanjye kandi ntabwo nagenda mu muhanda natakambaye agapfukamunwa kajyane n'ak'umuntu mudiyakora funga igikapu ngiye safari ese pastor ugiye safari kubijyanye ibi ngibi imana ishatse ubishyiriye imana se imana ishatse ikoramo ese ko wambwiye ngo igikapu tugifatanyije n'imana What? pastor nipfa sinzabisanga mu ijuru nuko ntabwo tuzakirana n'Imana mukodesha hamwe. Imana muri abaturanyi Imana ni inshuti Yesu! uriya si umuyobozi Yesu! uriya si umuyobozi pastor ariko se mwana Caritas musabye keretse abana kimwe muza mwangiza abantu mubatera bya bigwara byitwa Colonel Babirasi Yesu! Run. ngo bari guterana ku rupango by'abandi basana ingwara za Colonel Babirasi anga ariko uretse nza mitwike Yesu! irengebe se ndi ubure n'amafaranga Hey, what happened?